madareba ukuntu usire n'ukuntu nanjye nsa bana tudizavinga kubyara umwana umeze kuri ariko si kariyo Imana yaduhaye uriya ni umuziranenge. Imana izamurere. Basi reka nkusabe ikintu kimwe, fasha byonyine uriya mwana nutamwiyandikishaho biragenda bite? Ntabwo nshobora kwiyandikisha ku mwana umeze kuri nzajya mpora ngenda nipfuna ndi umuntu w'umugabo ndi umuntu w'umusirimu umwana ntabasha gupresenta inshuti zawe agahinda none unkeye wowe reba ukuntu nihanganye imiryango ikantuka ngo uri imfubyi tukabona imyaka 11 ntihanganira gukomeza kubana nawe amasengesho wirirwamo nibiri Imana yawe usenga ni kuyisubiza ako se narasenze Imana widuhaye niyo tugomba kumwakira. Imana ntabwo yitanga ibintu nkabiri wowe yasenze Imana ntazi mada ubwiza ukuri ntabwo uriya mwana ngomba kumwandikaho ubyumve kandi nese nutamwirinde turakuri Mana we turakora iki koko? Ibyo ni ibyawe n'urubyaro rwawe ntamusoma ikindi kandi reka komeza kwiriza gutyo aya mara yamaze kuyahaga ejo nifite akazi ndazinduka genda upakira ibikapu nduzika nabyo nkeneye uze dutahe mva mu maso sagenda nyine uravuze ngo mpakire ibikapu byonyine nibyo ukeneye nushaka ari byuzana gusa mva mu maso wa mugore we ntabwo wumva ubu nzinduka njya mu kazi utaryamye abatubyara ntibadukunda baradutoteza bigatinda bakadutandukanya n'abandi tukaba mw'isi yuzuye umuruho abatubyara ntibadukunda baradutoteza bigatinda niyo mpamvu igomba kuzima ntabwo nongera kuyiba nonese mama kuzimije televiziyo televiziyo nawe ibyoza ubwonko bwanjye ni ibi rimwe na rimwe nshimisha erega ubundi umwana wanjye bavuga ngo utaganiriye na se na nyina nagira ate namenye bw'abana ntamenye icyo sekuru yasize avuze nihaganiriza namwe imigani mwayivugaga mwenye mwayiganirizaga abana n'ubwo bakaba inshira n'imigani kera ko abana ubundi wasangaga bicaranye n'abana na base bari kuganira ibisakuzo imigani nonese twe kuki mutabigitoje niyo mpamvu ubona nanjye nsusurutse kuko twicaranye aho nshira umugani rero banza umbwire kwanza ku kazi k'inzu iby'akazi by'ivura mama bura nanjye navuye mu kazi nkagera mu rugo muri umashaka kubyirengagiza kuko stress ziba ari nyinshi byagenze gutya byapfiriye aha byakundiye aha mbega umva sinzi uko nakubwira ntabwo babinyoroheye n'umuke biragenda neza
nyine mbwira ngo biragenda neza. ubundi abantu bakuru se ntumva akajasi kabishyamo iyo umuntu agize gutya ntumva ko ari mu mahera sinabyiza wumva niyo mpamvu rero mvuze ni umwana wanjye ubwo abonye aka kanya tuganire ntiwabura utwo mbaza nanjye sinabura utwo nkubaza mu buzima busanzwe ariko byonyine no kubona nkubonye utuje. Lucas, I can't believe it. Uri hano gute? Bro, man, ça fait longtemps, bro. Man. No. Okay. Man. Sure. Man, look at. No, it's narakubuze wajinwe ariko se porosha abana baramukanye genda Luka yakoze always cyana manze ba present ari baheze man usko ya bore ya diro wankoreye ari yatumingera kuri ibintu byose man hano ni waje bayida man ya bore wa ni wo muzanye warise nkamatanga bro bawicaye hayi ujye nyumva mufite batumcara hariya umva ye umva abana ba tuzicara twakira umushyitsi Lucas icara twakira umushyitsi nawe aho mwana we mama Lucas inshuti yanjye twiganye Canada rero aba yaraje ariko by the way mwese muziranye ni birebire byanjye na nego gusi tuzanye kera cyane kumenyana gusa mbere yuko njya no maze hanze ku buryo utanareka ngo ariko se muri kumwe icara mwana we icara rati mwebwe mama njyewe musaza wanjye agira gute babangamira haguzanye gute na Lucas soni marata twabiganye kigira n'umwana Luka katamwe ariko wahinduye nimero oya umva abana ba mama nibingibi mva nkubwira umuhungu wawe yajyamo amahoro yego wiganye nawe n'umukobwa wanjye ye twariganye tugira n'ibihe byiza burani agira imico myiza ni mama byo cyane hanyuma rero nkwakiriza iki mbwira buriya sinigeze ntabwo ari ngombwa nta kibuze hano umuco wacu nyine umuntu yakirizwa icyo asanze sibyo ariko hano nta kibuze amata y'inka arahari mwana wanjye ariko nta kwigora ni ukuri bimeze neza mu nda kandi nishimiye ko wongera n'ubwabyo umeze neza mu nda ntiyarwaga gutuza ni ukuri pe imeze neza imeze neza oya reka nkureke njye kukuzanira amata ni umva niyo wanasomaho gake ariko nkabona wagize ku munwa mu muco reka nkuzanira amata ku mwana nyagasani aho simbwira oya mbwire muzanye mbare no Lucas Lada from another mother kabisa akuziko no kujongera kwitira Lucas wabigizemo uruhare oya man ukazabikira yakose kasi sana byari ngombwa yuko bivuga it's okay ibikinzi man Lucas ni umuntu wangize umugabo ndi uri umugabo rero ariko uri ikibazo cyawe nawe ntugiye mara ko ndi umugabo wa gacucu okay sorry okay none ngaho witwibana mu jambo reka gusobanura ndashaka idea y'amafaranga ya danje niyo mpamvu nahise nshinga business ibazwa nahise mbona opportunity yo kujya na keke ubusonga wasanzwe kuri njyewe ko ntabwo ari ngombwa yuko waza bivuga hanyuma rero nawe twamurenze Luka wowe na sister gusa no mwarakunda uretse ndakuzi ndagutekereza ibintu byinshi ndakora ko to overreact n'ubundi mbere muraziranye
Ibyo kuba wabonye byose. Ako se wanyumvishe. Ikibazo cyawe none ntabwo ujya umpa akanya ngo mubwire. Reka manza avuga ariko tubanze tunamwumva. Brother, you know. So, urabona ko niko kiba hanze. Rero sinzi niba mu byumba byose dufite hano. You know, twamwe cyumba kimwe n'ubundi tugomba kuza muganira. You know, mumbwire. Ahubwo se uri kubaza. Ndahita mva pe. Ahubwo bakabafatiye bakajya mu cyumba. Yanshigatse ntabwo bikora. Oya gusa izo nde. No way. Ayiza ubundi wakifashe icyo cyuma. Bikunda. Really? No, are you serious? No, tell me. Are you serious? Yeah, more than serious. Can I give you a Boma. kiss? Can I give you a kiss? No. Come No, on. wait. Give me a comfortable good luck. I know. And I'm your sister. It's okay, we don't think. Please. Can you say that so? Please. Oh yeah. I want a kiss. Oh, here. Please. Yeah. Please now. Ariko ujya I love you. Mwah. aha. Yeah. Mwese mwana mwiza w'igisipo. Nakubeshye rero. Nari nkumbuye ikintu bita u Rwanda. Ndaguhasho. Agafaranga gato. Ari ahantu se uzi ashyushye ku buryo dushobora guhita tugenda. We tuza windekere. Ahubwo tuzana. Isaha. Aho ndetse umwana wa. Mama. Umurongo wose cyane. Umushyitsi. Burya rubahwa cyane. Ubwa mbere wari mushyitsi wishimiye. Oya, urugo ni urugendwa na kera na kare. Hanyuma rero yishyira ku munwa gotomera. Reka njye gushaka n'icyo utamira. Njye gushaka n'icyo utamira. Ni ngombwa. Ese ni ngombwa. Rekeraho. Ngiye kubishaka. Yego me. Mas agushuke mu matari dushaka kumagamba. Ese tugomba gusohoka. Nyine yagiye ariko atabibona ko nta muntu umena amata. Atangiye kandi ubwo bya bintu byawe n'ubyo kwigira umunyamahanga abadiaspora nuko mwabaye uzi ngo mama kumvisha kuvuga ngo kumena amata nta ngurane n'abarayabagwa nta soni ndumva bigiye gutangira bundi bushya. Isi ni papa cingana se ahubwo se ubu ntufite nk'abuzukuru nk'icumi. ibyo byose ahubwo nturarura ariko ko ndi kubona mushiki wanjye ntatangira se nuko twahuriye hariya ntabwo muri ko twigana ariko ntabyo ntukakubwije ukuri kabisa mana urumuzi. Icyo nishimira cyo ni kimwe n'uko n'iterambere wagezeho nayo gutuye ahantu heza kabisa. Kandi ikindi kandi nanone nshimye nuko n'umuryango muri hamwe atari ba basore bahita bazana abakobwa ugasanga shaka uzayirwa arongoraguramo umuryango utararenga aho ngaho uzi ko twari turimo uzi ubuzima n'abindimo uzi kugira ngo ujye n'ubakiriye inzu famille numvaga ari ishema ryo kuzana mama wanjye na mushiki wanjye nako kaje ejo bundi ubundi iyo kaza byibanye kumara kubaka inzu mama wanjye ndamwinjiza arahagera nkabanza kujya turakodesha abana nta mugambi wo kuza kutwishyuza ese mwana wanjye iki kizuga ari kinini amafaranga yakuye waribye ajya mucira mu yanjye nkamubwira ati rwa mushuti wanjye baminduriye ubuzima ashobore kuba niba ari umuntu utekereza yose bitekereza ko namweretse n'ifoto yawe. Oya ibyo tunabiva ahubwo mfite amatsiko hagati aho ngaho. Sorry numvishije uravuga ngo ufite umugore n'umwana. Kwanzi ko kera umuvandimwe watinyaga abakobwa tuvuga abakobwa ukahita wirukanka ujya muri pipitire. Ubwo bwoba n'izo soni wabishiritse ryari? Ahubwo reka nkwereke ikintu gihari rero. Reka umuntu arakora rugari. Mfite umugore. Ni revolution kabisa. Ndashaka yibaho ngomba. Ibyo nta. Oya ndashaka kubabona. Sweet or pray ndashaka kubabona. Ndebe uwo muntu waguhangaye akakumaramo ubwo bwoba n'izo soni zose.
oya wait buretse njye urabizi izo story zizanye n'abantu okay njye icyo ndimo ndibaza kano kanya how cyangwa se ni gute ibintu byacu bavuga ngo byaragiye birakonje bimena nka bravo oya urebye nanjye nawe nzikumbye cyangwa twaraburanye ariko okay reka ntekereze byihuse ufite undi muntu usungu Lucas please I don't have time for you trust me for who you who else are you serious I'm being so serious okay nanjye umuntu batangiye Lucas ubinyegera no I think twice so which means nkoresha ko mu sense kugira numve ariko let me help you okay Lucas I'm also embarrassed ndetse stop no hakoze Lucas ndeka nabo nawe okay I was praying hard to get, but I can't. You see? Niyo mpamvu mba ndashaka ko twegerana. Ubu uri kunjomba umunwa buri kanya. Let me breathe. Okay, ariko si so far. Let's be serious. Ukuntu twatandukanye nta meaning byari bifite kandi nta n'icyo twatandukaniyeho gifatika. Awa. Ubwo se ushatse kumbwira iki? Subira. Turasubiramo si ibyo turimo already. Yeah, of course. Ariko nyuma yawe byarananiye gusubira muri relationship. Really? That's true. Kandi, I love you and I will always love you. I love you too. You're there. Look at me. I love you. Bufite. Ifungo rigenda. Kugurira ariko. Saba uzi ikikugenza ni ngombwa kwinjira ngaha. Cyo kuri abantu bamama. Ngo wambonye ngaho mbwira ikikugenza. Biravuga bashafite ibintu ndi. Wese ushinzwe cyangwa? Icyo nshinga se ntabwo urimo kukibona. Kugurira tuvugane n'indi. Ni ngombwa? Aho ni birangi. Ese urajya? Mbwira vuba vuba usohoka kugenda. Ibyo nakubwiye se ntabwo wabyumvaga njemo hano. Gukora mu iki ariko? Ako umva mbwira gukubita wowe. Mbwira ikikugenza hano vuba vuba. Hey. Okay. Akarumva ubu rero urashogoshe uraza ariko abakobwa mwaribonekeje mana. Gira vuba bashanyinga nigendera. Ntabwo ushobora kwinjira ngaha. Hano? Hano se ko ndi kubona akagabo kanze ko ninjira. Simba yakagabo se? Ubu nyine ndakagabo tu. Sawa.
ngo sohoka rero araje akubita nyine ndeka nimba aje se rindira sohoka ubundi nabivugira hanze ariko se hano ko numva hari urusaku byagenze bite? ese ubwo nk'uyu nguyu urimo kuza anyita akagabo azi icyo nshinzwe aha ngaha Ubuse uriwe. Natavuganaga. Niwe twavuganaga? Ahubwo si uyu nguyu Felixega. muraziranye Nikose. Wese ko mbona wagira ngo uhanuje muri hoteli. urakurikira Ngiye twavuganaga ku telefone. Nyine ko uje nk'ugiye muri hoteli, hano ni hoteli cyangwa ngiye uje gukora akazi ko guteka. uri karyasi ego nawe uri karyasi Ariko banza wibagiwe ko uje mu rugo rw'abantu, banza waruje muri hoteli. Ese we biti? Ngiye hariya. Hanyuma se witwa nde hano? Nitwa Gihozo. Hindukira turebe. Mbese amazina yanjye arazamuye. Hindukira nyine nkurebe. None se ngiye gukoresha umuntu ntareba? ibyo barimo kukubwira hindukira ure ongera subira ahandi Okay. yagashobora ariko uyu nguyu yagashobora Ngomba mbuze ikintu cyo ubu uje gukora akazi ko mu rugo ariko ndeba naho itagidutererana wa